Imana ku bakunzi mwese ba MTV ndabasoje aho muherereye hose angeho basohoza ni kuzoba Diana hani nizere ko mumeze neza nanjye meze neza kandi n'abatameze neza mwihangane umunsi nubwo ari ibibazo ejo ni ibisubizo hanyuma rero uyu ni wo mwanya w'amakuru umaze kwimenyera ko ikintu cya mbere ari amakuru ikintu cy'ingenzi tuba dukeneye mu buzima bwacu ari amakuru buriya iyo utaramenya ko urwaye nta nubwo wakira se wakwivuza iki iyo utaramenya ko hari ukuntu bimeze nta n'ukundi wabigenza kuko nyine nta makuru uba ufite hanyuma rero turi muri amakuru y'imyidagaduro amakuru y'imyidagaduro ari kuvugwa hano hanze nta yandi ni uko Hamisa Mobeto na Azizi Ki bari mu munyenga w'urukundo ikindi kiri kuvugwa hano hanze nta kindi ni uko filime Emilia Perezida izagaragaramo Selena Gomez yatewe imijugujugu muri Mexique ibintu biri seriye katutegetse barebe amaherezo yabyo ikindi kandi nuko uwakoreraga Didi yahishuye uko uyu muhanzi yamuhatiye gusambanya umugore ibintu biri seriye mwabahanzi mwe mutubabarire abantu turi kuzamuka ntabwo ari sawa Tiwa Savage aricuza gutandukana n'umugabo we akondi twarabivuze bagitandukana tuti ibi bintu nyamara barihuse bakaba biyunga sone baricuza kuba byarabaye numva rero ntabwo biba byoroshye Chriso Ndashingwa yateguje ibitaramo ngaruka mwaka bya Pasika umuntu tumumenyere ku bitaramo byiza cyane numva rero ko agiye kudutamo n'ibindi bya Pasika ikindi kandi nuko itike ya make ni 50 kibazo se ijya hehe ibyo wamenye cyangwa se ibyo wamenya ku gitaramo cya Kidumu kiri kuri Sevarante iyo ndashaka ko tubiganiraho ntabwo nyura mu marenga gutyo gusa twigana akanya gatoya amatike y'igitaramo Amoa Valentines cyatumiwemo Kidumu yamaze gushyirwa ku isoko aho iya make izabigura 50 abifite bakaba bashobora no kuzishyura iya miliyoni 1 abakire datawe ase hazagize umuntu dutamo koko nk'abantu ba MTV mukadutamo iki gitaramo byitezwe ko kizabera muri Camp Kigali kwa 14 Gashyantare uyu mwaka aho cyatumiwemo Kidumu nk'umuhanzi mukuru mu gihe mu minsi iri imbere hazemezwa abahanzi bo mu Rwanda bazafatanya nawe ku batazi Kidumu ni umuhanzi waririmbanye n'umuhanzikazi witwa Marina indirimbo yitwa Mbwira igihe ifite amakuru ko Kidumu azabafatanya n'abahanzi barimo Aline Sano andi umuntu Ruti Joel n'abavanga imiziki barimo DJ Toxi gusa aba bose ntabwo baratangazwa abazitabira iki gitaramo bazagira umwanya wo gusangira ifunguro rya nijoro abantu tuzajyamo tuzaryoherwe n'abatazajyamo kandi ipfa nababwira ikiri zabamare nubwo itike ya make ari 50 abakundana bazahasohokera aha niho ndashakaga ni nayo mpamvu mvuze ngo tuyiganire birambuye abakundana bagabanyirijwe itike kuko yabiza bigura 800 ari 80 ari babiri bivuze ngo umwe ni 50 gusa kuko muzamukundana bakwehe 10 abantu tudafite sherise mubayeho mute gusa rata ariko ntacyo muzaze mbatizi wacu abahungu rata ntimugire ikibazo mu 10 ni menshi goko man abifuza kwicara ku meza azabe mu myanya y'icyubahiro bazaba basabwa kwishyura 500 aba bazahabwa ifunguro ndetse n'icupa rimwe rya champagne igura ngahe ifunguro muzageza bari gura ngahe bivuze uko byasa kose none uzataha yamaze ni mu gihe n'itike iri gucuruzwa izabigura miliyoni 1 abayishyuye bakazicara ku meza ari ku myanya y'icyubahiro aho bazasangira ifunguro rya nijoro bakazanahabwa icupa rya champagne n'irya Cognas cyangwa whisky Jean Pierre nimbona wamamaye nka Kidumu yeruka gutaramira Kigali muri Kanama 2024 nabwo akaba yarataramanye cyangwa se yarataramanye n'abakunzi be bataramiye muri Camp Kigali bivuze ngo arongeye kandi aragarutse gutaramana natwe ibintu bizaba ari sawa kandi bizagira n'ikintu kiza kuri societe nyarwanda cyangwa se ku myidagaduro iki kintu genda numva indi comment narenza gusa ariko abantu bafite abakunzi mwabyumvishe hanyuma rero indi nkuru iri hano hepfo nuko Manzi na Fabiola bongeye guhurira muri filime Amarira y'urukundo yakunzwe mu myaka yashize abantu bari abakinnyi beza bategura
barongeye bahurira rero mu kandi gafilime. Niba utarayibona urimo urahomba. Iperereza kandi ngo rirakomeje impamvu batanu barimo kwizera Emeline Ishyanga bajyanywe mu kigo ngororamuco, abandi bakaba bari kwitabwaho mu nkiko zisanzwe. Ibintu biri seriye. Hanyuma Megan Fox yazinutswe Machine Gun Kelly baheruka gutandukana benda kubyarana. Niba yarabyaye ndetse ntabwo mbizi, gusa uko nuko batandukanye benda kubyarana, noneho babaye abanzi burundu. Inkuru rero ni nyinshi, gusa ngo John Legend utegererejwe i Kigali ari mu gahinda ko yapfushije imbwa ye. Yo impamvu ngendetse ntabwo ari uko ari mu gahinda, ariko ndetse ikintu cyamuteye agahinda ko abantu tukunda bitandukanye. Njye sinumva ukuntu umuntu yagira agahinda ko yapfushije imbwa. Musana umufite imbwa, mwandike basi muri comment mutubwire urukundo rw'imbwa. Uyu John Legend utegerejwe i Kigali mu gitaramo cya Move Africa ari mu gahinda gakomeye ko yapfushije imbwa ye izwi nka Penny. Bari bafitanye amateka adasanzwe. Yo umugore wa John Legend Chris yifashishije imbuga nkoranyambaga yagaragaje agahinda gakomeye yatewe no kuba imbwa yabo yaritabye Imana. Yo guys, bikomeje no gusetsa pe, imbwa yabo nyine yitabye Imana. Subuyo katubabare basi. Ati yapfuye mu mahoro. Ntago nakwihangana. Yapfuye mu mahoro isinziriye. Ndabibutsa ko yavutse ku munsi njye na John Legend twakoreye ubukwe. Imyaka 11 ishize yabanye natwe, yaba mu byishimo no mu mababaro. Aya magambo yakiriwe na John Legend nawe wagize ati tuzagukumbura Penny. Yo ntabwo nakwihangana bigeze aho ngaho nuko. Haciyeho iminsi byemejwe ko John Legend umaze kubaka izina mu muziki w'isi azataramira i Kigali muri Move Africa, igitaramo giteranijwe cyangwa se giteganyijwe kwa 21 Gashyantare uyu mwaka, mu gihe umwaka ushize hari hatumiwe Kendrick Lamar. Uyu muhanzi w'imyaka 45 y'amavuko ubusanzwe yitwa John Roger Stephen, akaba yaravukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta ya Ohio. John Legend yavukanye ibihembo bikomeye ku isi birimo Grammy Award. Album ye ya mbere yise Get Lifted yayisohoye mu 2004. Mu 2006 John Legend yasohoye album ye ya kabiri yise Once Again, byari mbere yuko mu 2008 asohora iya gatatu yise Evolve na Wake Up yakoze mu 2010. Mu 2013 uyu muhanzi yasohoye album yise Love in the Future, mbere yuko muri 2016 asohora indi album yise Darkness and Light. Naho mu 2018 akaba yarasohoye yitwa A Legendary Christmas. John Legend wari umaze kuba ikimenya bose mu bakunzi b'umuziki. Mu 2020 yasohoye Bigger Love, naho mu 2022 asohora Legend. Ni mu gihe iyo aheruka ari My Favorite Dream yasohoye mu 2024 mu myaka ushize. Mu 2003 nibwo John Legend yahuye n'umunyamideli Chris, ubwo yafataga amashusho y'indirimbo Stereo. Ababiyemeje kurushinga mu 2011 mbere yuko bakora ubukwe mu 2013 kugeza ubu bakaba bafitanye abana 4. John Legend abitse ibihembo 36 mu 130 yahataniye birimo ibya Grammy Award 12 muri 38 byahataniye, akagira American Music Award, BET n'izindi nyinshi. Hanyuma rero katugaho gahinda kabo nyine imbwa yawe yapfuye, nta nicyo twarenzaho. Unatwe turi mu gahinda ngo tumutegereje ndetse turamukomeje pe, yakomeze kwihangana. Guys, base kansoze kino kiganiro. Ni wa mwanya rero w'amakuru wanjye mwe kumwe ni Kuzuba Diana. Akambashimire mwebwe twabanye, kuri subscribe, sharing ku bandi, ndetse uje no muri comment nye nawe utubwire wundi wagwani wowe ntago mukituvugisha sinzi icyo mwabaye. Mujye muri comment mutuganirize, tuganirira mwanya bari wanyu ntawe mu byiganiramo. Reka amabwe ngo ikiganiro nakagaruka amakuru ku gihe nicyo twebwe dusabwa, hanyuma mwebwe mugasabwa kwakurikirana. Bye bye.